turifatanyije ntabwo nzigera nkubabaza byose bla 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 ndandika ya agenda irimo ibintu byinshi cyane imene gitero agiye nkorera by'ubugome wazanye agenda yose yuzuye ubugome bw'imene cyane kuko ankorera ikintu nandika ngewe niko nkora arangije imene gitero Moses ibintu yankoreye kurebye ajya kuyigurisha sinabimenye ntabyo yambwiye noneho kugira ngo amwize n'ukuri sasa ubwe mu rugo rwe nicaye gutya nagiye kubona mvuye muri douche abantu babyuva ukuntu imene gitero neza umugore we kuvuga ngo wari wamaze iminsi nabikora ahubwo ari ikindi kintu iryo kote wambaye itonde turarigeraho ntabwo ndarigeraho imene gitero ubwe aryama mu cyumba n'umugore akaryama mu cyumba imene gitero ataha yasinze byaturutse kugisa kugira ngo ajye umugore ngurama umugore akamara ati sindi buguhe imene gitero ni wa muntu ubona abagore binzo bafite amanyashi yababona mu kabari yababona hehe niyo wabura umugabo mugenze muri kumwe imene gitero ahita kwirengagiza amatwi akahita yima ayarebesha n'amaso agahita birebesha kuri wa mugore imene gitero yakwiyaka niyo wabura isi wamubyaye iyo yabonye umugore Moses ni umuntu ubona umugore yego amara gatangira gusimbagurika mu nda kazamuka umuti ukagira ngo ni umutingituje cyangwa se ni serwakira tuvugana uyu imene gitero ni umugabo ufite abana benshi mu gasozi mutari muzi ujye kubera ko ngo baje kukugereka umwana bakagufata bagatamugireka kuri nibishaka ariko watuje uyu Moses uramuzi cyane ntago muzi ntabwo muzi mbwira we mwabanye mu rugo byari byose imene gitero n'umugabo utajya uhaha mu rugo rwe kandi wamaze vuga ngo wazanaga bitanu nakazana bitanu mukagura ntabwo ajya haha nayo namuhaga yarambesha ngo nanjye nasizo bitanu kandi yandi namuhaye akabari yahereza ariyo tanga mu rugo iwe azi no kurimanganya rwose ukabona ko birimo neza no kwibombarika agira n'igikundiro ku bagore ngo ni cya shitani yamusize ngo ajye atwara abagore babandi yego ngo ni igikundiro agenda abwira abantu ngo mfite ngo imena TV show ngo ni televiziyo ya boostinze ngizwi ningiye musohaho igikombe mu gihugu ngo ni MC of the year yego bishaza kuvuga ngo ni MC w'umwaka nyine ngo ni MC wa mbere ngo ni makumya ngo MC 24 25 ngo bina makunyera gatari makunyera kane agenda abesha abagore ngo niza phone yiha nimero z'abagore ngo niza ngo nkwereka televiziyo yanjye yitwa ngo imena TV show ukagira ngo agiye kuri YouTube agahita yibipa ariko iryo kote wambaye n'iri iri kote nambaye n'umugore w'imene gitero wari imaye uyu mugore w'imene giterankunda niwe wari imaye yari imaye ndi kumuciki yari imaye turi kugura iki yari imaye ambwira ngo ndagushimira ko umugabo wanjye wamuhinduye ukamukura mu buzima bubi yararimo ntiyatahaga yararaga amajoro none kuva mwabereye inshuti muri arataha nubwo akomeje uburara ariko arataha yego mu gihe hari abantu bagendanaga na imene gitero batumaga amara n'isitata atarataha mu rugo iwe navuye mu rugo kwa imene gitero maze kumwunga n'umugore we basigaye baryama mu cyumba kimwe iri kote niko gashimye bamaye urumva brother yaramubwira ati ni igiki wakorera Noheli aramubwira ati ngiye Noheli ndamukunda katubyumvikana tumuheri no kote imere gitera abanza kube yanga ariko umugabo arambwira ati ngiye umugabo wanjye ndamuzi niba nagukunze warampinduriye umugabo aragenda arikora muri garderobe ararimereza nawe wenda kambyemere da nemere gutereta umugore wese nshaka n'umukobwa wese nshaka ugiye yanyemere yego utari umugabo ariko uriya mugore imene gitero barasezeranye 2023 none suriya imene gitero n'amahana agira agusanze hejuru umugore we wamucika ko ari kunsebya ambeshyera ese uwo mugore avuga ngo ko yavuze kuri siridi ngo namushukiye umugore uwo mugore n'umwana bashuka umugore ubatse imyaka 12 mu nzu akabyana n'umugabo niba naragushukiye umugore nawe yarabishakaga wikiguza kumbesha cyangwa yaragushutse we kuko uri umwana urumva umugore we yaba ari wanshutse kuko andusha imyaka andusha n'ubunaribonye mu rugo kandi imene gitero njya numva mbwira ngo kwaje kwa pura ngo uruvire ndiruhaguruka imene gitero ngo mbivuge byose yanjyewe ntago njya menya kurya uruvire udahaguruka se n'urw'imene gitero cyane n'urw'umugore we rwa imene gitero nose abo bagore banyashirwa birukangamo urwo ruvire udahaguruka simbizi ngo yagezewe ntibikunda niba baramuhaye angara nugeri wowe bipfe ntumbaze kiwe rero
uramupfuburiye umugore abagira amahirwe babona abantu bapfuburira abagore ni ibitoki byapfubye se ndi gupfubura ndi kuhira ni dodo zari zumye se nari ndi kumenamo amazi habundi umuntu utagira ubwenge araza ku muhanda ati umugore wanjye jugujugu ati byagenze gutya hasi hejuru nimugoroba tuganira ikintu wavuze ngira ngo uriya bugambo bwawe wavuze ngo pokino bosco yipaka akabushyira kuri kamera ninde wari wabukuvugiye ntabwo wibutse ayo majwi bavuga ngo pokino ari guteretana n'indaya ari niyo majwi bosco y'impasi zanze agatuma mujyana muri ribu se nibyo ngibyo umuntu witwa kamarade bahure kuri hoteli imwe mbere gitera abona umugore yabo n'umugore mwiza wese hamaraga itazamuka mu nzu yabona gutya agasuherera ukagira ngo ni cyakira gakira ukajya umuriro bakita ngo nyiragongo niki ngo mbwira uwo mugerera nkubwire uri we kugira ngo umwuga buriya mufite mwari muhuriye shingiye ko bakunda braza none se wari kosa afite ngiye gukunda abagore hari intambwe 3 zituma nemera abagore mbakunda ubimariramo intambwe ya mbere ngomba gukunda abagore nge nambaye inyama n'amaraso braza wenda byari kuba bakanamfatira ukuri ahubwo ikosa mushinza kujya utatinze ngo uzubivugira ukuri unsebereza ukuri asanga umwoneye hana cyarangiza ngo narabikoze wowe ufite umugore mwiza urimo uramutega abantu hari uzamutega rero amurongoro unahagaze haranusara bakumira amajigo none se ngewe k'inyondi bacuranye igendana wa muhungu we ko ntari ikiremba kw'Imana yangiriye neza kama ubuzima buzira umuze icyamfite ni iki ntabwo namusagariye waramusagariye ntabwo namuteye wabaye karibu mu rugo iwe arambwa ati ngwino hano none ufata inyamu zishyira hari ubwira imbwa ngo ntuzikureho ndagiye tikane buzirinze cyane se urimbwa barindishije inyama ahubwo nabaye Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Reka mbasuze cyane mbifurize ibihe byiza birangwamo ibyishimo biva ku Mana kandi ndabakunda cyane. Uyu munsi ni umunsi mwiza kuko ndi muzima nawe ushobora kuba utameze neza ariko biraza kumera neza cyane. Ndagarutse kugira ngo rero dusobanure ibintu, ni nayo mpamvu inshuro zose tuba tugomba kwitonda kandi tugakora ibintu ku murongo mu buryo bwiza kandi busobanutse kugira ngo dukure urujijo mu bantu. Uyu ni Profete byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje Noheli Hakizimana. Ayo yose n'amazina ye. Yesu ashimwe muhanuzi. Yesu ahimbazwe. Urimo urashinjwa byinshi cyane, nishimiye ko nongeye guhura nawe ngira gusuza abantu bawe, abantu bagukunda bagukurikira, abantu turi kumwe muri kino kiganiro cyacu cy'umunsi kugira ngo tuganire byinshi cyane muri ubu buryo. Yego, mbanje gusuhuza umuryango mugari w'Impanuro TV. Amen, haleluya. Bari mu Rwanda, Canada, Australia, hirya no hino, USA, Amerika. Reka mbabwire ngo Imana ibahereze umugisha. USA, Amerika bitaniye he? Muri nyine muri USA, from USA America. USA na Amerika nyine bitandukaniye. Ni kimwe uretse ko mbashatse kubivuga mu rurimi rw'amahanga. Ukavagamo n'ikinyarwanda. Yego. Ni byiza cyane. Nuko ikindi dusuhuje abantu bari mu ntara zigiye zitandukanye hano mu gihugu, ibihugu by'abaturanyi nabyo ndabisuhuje, harimo abantu bankurikirana nk'abarundi, abari Kampala, abari mu bihugu bigiye bitandukanye za Dubai na zahe hose bumva ikinyarwanda badukurikiye. Reka mbabwire ngo Imana ibamugisha. Muri kumwe na Profete byukura bagirane Noheli. Nkaba mfite na YouTube channel yitwa Imena Rikoze ikosa rikomeye. Nkaba mfite ahubwo YouTube channel yitwa MTV Show. Ese ko ayikuyeho
aho nari ntuye ubikuyeho impamvu nabikuyeho aho nari ntuye ni birebire ariko iyo banditsemo ngo MTV show nta kantu koroshye. MTV show bishatse kuvuga bishatse kuvuga ko ndi Noheli nyine none Noheli biri he bungende nimuye muserega MCM narabihinnye MTV show abantu bajyo bakore subscribe bareba indirimbo nziza na so yitwa Amabuye abantu baguteye agiye kubagarukira ni MTV show mu kinyarwanda bisanzwe n'ubundi hanyuma Amabuye batengo agiye kugira gute agiye kubagarukira abo ni bande bari kubwira Amabuye abantu baguteye agiye kubagarukira Amabuye abantu baguteye yose we agiye kubagarukira imijugujugu abantu baguteye igiye kubagarukira iraje igiye kubagarukira kahita nongeraho na kano katewo ngo bazaruhirusa ni bande buri kubwira bazagusiga uhagaze nkahita nongeraho n'iyindi yatasi ivuga ngo misha mu bababa mwami satana tandasa nica mu muriro wambwiye ko nazashya nica mu mazi wambwiye ko atazanembana komereza amaboko ndwani intambara niki cyantandukanya muri iyi si fasha igihe mu ntambara cyangwa wikurura intambara sekotala wini mini fokoli zango wini dry nta mahoro yuzuye tasi imana imuhumugisha nahabonera umva kakano ikigeragezo kirenga imena gitera hinguka nkomereza amaboko unsindira umubisha yitwa byukora bagira Noheli nishimiye kubura nawe anyways murakoze cyane imana ibahereza umugisha ariko abantu benshi bari kwandika commentaire nyinshi zivuga ngo Noheli abantu bari kuntera amabuye reka mbabwire ngo amabuye yose baduteye agiye kubagarukira kuko ayo mabuye mutwoherereza si zahabu si ibishyimbo si dodo ngo turaziteka tuzirisha ubugari cyangwa si inyama kandi buriya baca umugani mu kinyarwanda ngo akibo kagiwa mugariro hagati aho icyo namaze gusobanukirwa mu buzima bwanjye kuva namara kugera muri iyi si y'abazima cyangwa se muri iyi si ya showbiz industry nyarwanda ni ikintu kivuga ngo ntushobora kugera i Kanani utarabanza guca mu butayu mbere y'uko ugera i Kanani urabanza ugaca mu butayu mbere y'uko abantu bakuvuga cyangwa se mbere y'uko womura abantu urabanza ugakomereka iyo utinze ureba muri retroviseur burya akamaro ka retroviseur nk'umushoferi nkawe cyangwa n'abandi badukurikiranye akamaro ka retroviseur ni ukureba inyuma inyuma iyo utinze ureba muri retroviseur birangira ugonze hanyuma ngewe rero aho navuye ndahazi aho ndi kugana ndahazi aho ndi kujya ndahazi wabyumvishije neza kandi naho mfite target yo kugera ndahazi satani rero yinera ubwo bakoresheje abantu kuko aho navuye nge ndahazi ni kure pe ari kandi ndagana kure rero niyo mpamvu ushaka kubwira abantu ngo Sani Barati na Tobia na Geshemu ntago bambuza gukora umurimo w'Imana tugiye gutangira ikiganiro cyacu ngire ngo uyu munsi ntago ndi busenga amasengesho menshi ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen turagushimye ko Imana umva gusenga mu izina rya Yesu urengera abadukurikiranye ufashe abantu bacu dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abayobozi bari hasi n'abari hejuru bose n'ibihugu by'abaturanyi n'isi yose mu izina rya Yesu urakoze nyagasani amen. Yes, Imana igumugisha cyane kuri iryo sengesho usenze none tujye kuganira ibiganiro byinshi ariko hagati aho uwitwa Imena Gitero waramuhemukiye yaragufashe mushiki wawe yakujugunye yaragukuye ngo mu muhanda uri mayibobo yarakuremeye yarakwambitse yarakugaburiye yaragucumbikiye ndashaka kugira ngo tugere ku kibazo cyawe n'Imena Gitero ubundi wowe n'Imena Gitero reka tujye gutangira tujyane mu muntu yaguhamagaye nk'umuvugizi we hano ntabwo yahamagaye nk'umuvugizi yatangaje inkuru ku ma channels atandukanye ari kuvuga ububi bwa Noheli hari n'icyo nabonye asoye mu kanya ari kubuza abantu ntimuzigiye mushumbikira abantu kuko nazanye natoraguye inkoko natoraguye mbona ari inkoko ngeze mu rw'imbani nkuba wowe ndashaka tugiye kujyana muri details zose reka maze menye Noheli n'umuntu bita Imena Gitero mwahuye ryari mwahujwe n'icyubundi tugiye guhera aho ngaho tujye ku murongo kugira ngo tuze kumenya ukuntu wageze ahantu
agufata nk'ikibi cyinjiwe mu rugo kandi yarakuzanye agiye kukugirira neza. Mbere yuko wenda ngusobanura ibyo bintu mbashije uravuze ngo Bibiliya iravuga ngo ntugace imanza utari umucamanza. Niduca imanza Kristo azaciziye. Cyo ni icyambere. Icya kabiri uyiva ngo yarantoraguye bro. Umuntu ni mugari kandi umuntu ni muremure. Yarantoraguye se yankuye. Igihe umuntu atarumva ubwisobanuro bw'undi uwavuze mbere aba ari umunyakuri. Mu gihe tutarumva verisiyo ya Noheli hari ibyo twaganiriye nimugoroba, hari ibyo tubwire ko nashatse gufata akanya kugira ngo twicarane ahangaha. Ndashaka kugira ngo menye kandi nsobanukirwe by'ukuri abagirane Noheli ukuri kwawe nukuwe, kuko aka kanya bazi ko wafashe ku ngufu umugore w'imenagitero, bazi ko wamwibye imenagitero, bazi ko wamuhuguje, bazi ko wamukoreye ibintu bibi. Wowe n'imenagitero bundi mwahuriye, twajya kubona tubona abantu mwahuje muri gukorana imishinga myinshi. Uyu mugabo witwa MC imenagitero, yego mwahuye gute, bimeze bite ubundi urukundo rwanyu nawe rumeze 2014 2014 tukatuganira tugasangira bigeraho noneho iriya saga ya Asiya izamo dusa nkaho tuburana. 2014 twabonye 2015 dusa nkaho tuburanyeho. Ngira ngo iriya saga ya Asiya yaje muri ejo bundi 2024 ejo bundi 2024 nibwo twongeye kongera guhura, ubundi twajyaga tuganira kuri phone. Twaraburanye nge nawe. Yego. Ejo bundi nibwo twongeye turahura turaganira twongera gusangira. Duhura nawe ari kumwe n'umuntu witwa Tobose babireba. Bo n'inshuti ye yitwaga Eugene yindi. Uwo Eugene ashaka no kunandukanya na imenagitero. Ariko imenagitero niyabyemera kuko twe tumaranye igihe kinini nge nawe. Guhera 2014 kugeza 2025 ubu niyo turimo. Umva dufitanye amateka nge nawe menshi cyane. Yego. Witwa Bosco Impaya we yabivuze neza aravuga ngo imenagitero na Noheli bameze nka buri kana na buri ngoni. Ibashwana. Ariko uyu munsi nge twashwanye kubera impamvu zo kubeshyerwa zirimo. Jewe ndi umusore ndagira ngo mbwire imenagitero nge sinambara nkawe, sinsa nawe, singenda nkawe, naho muriye nawe. Uretse ko yiratana ngo yarize, kuba ntarize nge ntago ari amakosa yanjye. Hari n'amakosa ashatse nashyira ku muryango kuko wenda hari ukuntu umuntu avukira ahantu habi bro. Ntago abantu twese tuvukira ahantu heza. Kuba afite amashuri atandatu abanza ya primaire wakaba afite masters ngo yakwiye mudende, uretse ko nabyo ntarabyemera neza niko mba numva avuga ko masters barayikopa. Ahora mbwira ngo watermelon ngo umutwe si watermelon, ahubwo urenze ko watermelon ni idegede. Kuko ntabwo umuntu umugabo yafasha umuryango we ngo awuzane mu mihanda, awuzane muri show busy aze kwiteza abantu avuye ngo Noheli ngo yampfuburiye umugore. Nene simenye kuvuga ngo napfuburiye umugore wawe yari yarapfubye. Umugore wamubanye imyaka 12. Ubu ari nge nawe mu myaka 12 baranye n'umugore wawe mukamufitanyemo abana. Umugore akaba ari umuntu mukuru ukuze, nge nk'abandi umusore. Umugore we naramushutse cyangwa ubwo yaranshutse, kandi niba naramushutse noneho no kuvuga ngo umugore wawe twirege ingingo nawe yarabishakaga. Menagitero neza umutego w'umugore we, kandi buri gihe akora ayo makoso gutega abantu umugore we. Nese umugore we nubuki batega inshishi, ni inyama batega imbwa. Ndashaka kugira ngo tugaruka ahangaha no tujye witwa Bosco Impaya yamuteze umugore we. Witwa Bosco Impaya abantu baramuzi, yamuteze umugore we. Aramuga ngo umugore wanjye aka kanya yamaze gusenya yataye urwo kubera ko wansasenguye ugafata video zanjye ukazishyira ku mbuga. None umugore wanjye butuvugana ari mu Burundi wabo yagiye. Nyeneye ko wongera kamutegera indege mukura mu Burundi kamuzana mu Rwanda. Turazabwara kuri imenagitero ko yakuvuza ibintu byinshi, ariko igikuru reka yenda dohere ahantu wowe mwaje kungumwe mugatangira gukorana n'ibishinga ya filime ikaza kugera baje kwibuka kujya kwa mu gusangira tukagendana. Yajya mu birori kuyobora ibirori n'umuyemusi mwiza pe, uzi kuvuga pe, ufite ubwenge n'ubucakura bwinshi ngo aranakwigisha. Uretse gatuyobora ibirori bikaryoha pe. Njya muna yobora ibirori byinshi bya leta, ibirori bisanzwe ukumva neza. Bundi MC Menagitero we na MC Gatete nibo baye MC hano mu Rwanda barenze. Bavuga ukabona ko bavuze pe. Ijambo rikijyana kandi bakora ibintu byiza. Menagitero ujya kunshukumbuza ngo twahuye ryari twamenye ryari, turi inshuti nge nawe magara byarenze n'ubushuti tuba nk'abavandimwe.
oya yavuze ngo ntuzongere kumwita Banza unyumve umuvandimwe ugenda nyine. umwitira kandi ngo ntabwo yava nimwe kugira n'ingegera umuvandimwe yimene igitero niko kugira satani kandi ngo mumeze nk'abavandimwe nakubwiye ngo twarakundanye birenga ubushuti bubuvandimwe. Do you understand? yes I understand. Okay. Ngendana nawe muri urwo rugendo tuba inshuti nk'abavandimwe. Mama wa yimene igitero aranzi, abavandimwe be baranzi, Moses aranzi, umugore waranzi. Reka twihute ahubwo turebe ngo niki cyatumye ushwa na yimene igitero ko mwari inshuti. Reka byose nyire ngo urwango rwaturutse ubwo wajyaga kuba mu rugo iwe niki cyatumye Noheli ubundi ujya kuba mu rugo rw'abandi kandi uri umuntu w'umusore kandi w'umugabo wakagombye kuba nawe. Ngewe ubwanjye ubuzima bwa Kigali abantu barabuzi. Kigali isi irazenguruka n'igatebe gatoki. Kigali nta muntu wigira. Oya no muri buno buzima ngo kumva neza. Umugabo abereyeho gufasha abandi ne bakamufasha. Yego. Byagenze gute? Birashoboka ngiye nararwaye n'ubu urabona nje mu kigano nkifite malaria bro. Urabona iminwa yaratemagurije. Yego. Narwaye malaria y'umusaraba umwe. Ariko bavuga ngo umugore yimene igitero ngo arakurumye iminwa. Iranyica binarangira ibaye ibiri ngo guki? Buretse gatoya. Ubwo buzima nabayemo nari narihannye kuvuga ku bantu bro. Urebe ikiganiro nakoze kuri Stiridi na Janvier Romeo. Watura rwose abantu baranabishimye. Nari narihannye kuvuga ku bantu. Ariko imene igitero bw'amamagare reka mwitabe. Ari kunciye ngo ndi umujura agurishije Imena TV show yiwe. Abantu bajyeho barebe Imena TV show umuranga wayo n'umuntu witwa Clever. Niwe yigurishije yafunguye kandi gacano kitwa ngo Imena TV show gafite abasabo 52. Niko ari kukuzamukira. Yego abantu bajyeho bareba ku gacano ariko arimo aravuga ngo naramwibye. Mu bushobozi mfite n'ubuhanga n'amashuri nize ntabwo ndi umuntu kujya guhakinga YouTube channel yimene igitero ngo ninjire muri mashini ninjire muri phone ye nkuremo email ngurishe channel yewe. Cyo ni ikintu utapfa kubica burya channel umuntu yiba ntabwo ari umuntu usanzwe. Ntabwo ari nabonye bayago bibahira bavuga ati banyibye channel bayihakinze nawe yumva ko bamwibye channel y'ibihumbi 7,200. Mera gitero ko ari igisambo nari kwibira channel gute? Nari kuyihakinga gute? Niba nafashe telefone ya pasi ngo ninjiremo nkuremo password ninjiremo nje muri email nyikuremo channel yimene igitero nayibye gute? Reka tugaruka ku kintu niki cyatumye uva mu rugo iwawe ukajya kwa mu rugo rwa Imena gitero. Nakubwiye ngo jewe nararwaye ndwarira mu nzu mbura amafaranga yo kwishyura inzu kuko amafaranga ajya bura. Ibyo ko kwiba byo utabona uri nyiri byondo ngo uvuge ngo nabandi ngo baratunze baratuye. Byihorere. Bamaze mbuze kubura amafaranga yo kwishyura inzu ukumva neza. Yego. Nshumbikira umuntu nje ubwanjye. Nshumbikira umuntu njya mu kiganiro kuri Extraji ngenda ngiye gukorana n'umuntu witwa Nzovu na Yaka n'umuntu witwa Mikeria Amaji de Black. Tujya kwa Amaji. Kwa Amaji na hano urenga ku muyumbu hirya urenga ntuziriye. Ni kure cyane. Tuvuye aho mutipe ndenda muhaye urundi urufunguzo nanjye mfite urundi nje nsanga yanyimuye yamwisindaya ariko ntabwo ari indaya. Ni indaya ngo waguze ubura yo kuyishyura irabyina. Yo ndaya nize inaguze nkayizere nkayiha urufunguzo nkayisiga mu bintu byanjye ni indaya nyabaki. Ni ikibazo nyine. Ese ubu indaya ni kimene gite? Indaya karinda yawe, indaya karinda yanjye, indaya karinda y'umuntu. Burya inda niyo uhereza ibishyimbo wajya n'inyama ati n'inyama ndazishaka. Yego. Wajya niba ati n'inyumbati ndabishaka. Imbere ati n'ikigori ndagishaka. Iyo niyo ndaya. Ukumva neza? Umuntu aranyiba. Anyibye imene gitarambwa ati rero si byiza ko uri bugobe muri iki kirangarizwa cy'inzu naho ufite wo kuryama mfite inzu ndi mukuru wawe muri Kigali twarabaye inshuti twarahanye igihango. Yego ndakumva. Ngwino nge nawe mujyane mu rugo uzuhaba ibyumweru 2 cyangwa 3 uramaze kwisuganya ugende gushaka aho kuba. Ndahagera bro. Maze kuhagera kwa Imena gitero. Wagiye ujyanye iki kwa Imena gitero? Umva nkubwiza ukuri. Kubesha ni cyana cyo na kimwe najyanyeyo. Icakora najyanye varisi yonyine y'imyenda kuko uwo muntu wanyibije nabaga hano mu gipango cyano ku Kagugu hano hafa. Yego. Bamutesheje varisi yonyine y'imyenda nayo bayigariye ku muhanda. Iyo varisi y'imyenda yari ifunze niyo najyanye kwa Imena gitero nakuriye nyijyanayo yonyine. Ibindi byose baribye n'amagaze bajyanye n'amasafuriya bari bajyanye. Uwo muntu bamutesheje ibyo bintu bamutesheje nuza yaje kureba yonyine varisi. Niyo najyanye kwa Imena gitero
kwa imene gitero nagiye ari nimugoroba nka saa 8 z'ijoro arankingurira baranyorira ndaryama buke mu gitondo ndakaraba arambwira ati rero namaze iminsi 3 arambwira ati ubutangira gushaka inzu ati madamu ntago ari kubibona neza umaze iminsi 3 ntabwo ihangane rwose ndi gushakisha icyumweru nagiye mu cyunamo bro icyunamo gitangira yego amafaranga imere gituro yaryaga nayanjye wayakuraga he kuko nge nari mfite abantu nabwiraga ko banyibye umuntu akaba yankubita n'iryo senkani 30 20 10 15 Moses burakunda kunywa inzoga akambwa turangura biwa ni wazikwigisha uretse gatoya ibintu byose bibi Moses ari kunshinja niwo bikora turaje tubyumve ati ngura za B1 nkamugurira yaje nibatinda shaka Jiribis nkamugurira yaje nibatinda shaka Fanta konje ni ati mu rugo bakeneye amata nkamuhereza yaje nimbere ati ndumva twagura inyama zani 10 cyangwa zani rindi nta kintu mfite ati nyereka barase nukajya umbera indyarya ati ndakuze mu buzima bwanjye bwa famille yanjye bura ni indyarya ufite amafaranga gukuro byoroshye nkamuhereza 5 nakazana akambwa ngo nayo yazanye ibindi kwa Moses isabune nugaga narayiguraga amavuta ya Movit nisigaga narayaguraga kuko nge ntago nduhije ngura Movit ya 2 niyo zisiga mba muri ubwo buzima nari imeze nk'umuntu uri muri gihonomo umuntu yarakwakiriye genda gake ijoro ribaru wariraye nawe umunsi bakwiba inzu yose bakayimenagura warasaze yego uretse ko bakwibye ari nyiri byo nta nicyo bitwaye byihorere hanyuma ngewe Moses uyimene gitero brother n'umuntu wamugiriye neza ndumura wamufashe kuzamura cano yitwa Imena TV show ndi imbere y'Imana yemera nirengagiza ko abantu bari bunseke bari bumvuge akageza nibiraya bye yagiye ahura nabyo mu kabari uri kumva neza yirigwamo akambwa ngo ni inkuru nabyo amapuranka nyanyuze kuri cano ngure ko yazamuka kuko nzwi ndabikora afata urwandiko gucara runsinyisha za nikaramu arambye ati dusinanye nge nawe uri kumva neza ndandika ko Imena TV show turifatanyije ntabwo nzigera nkubabaza byose bla 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 ndandika ya agenda irimo ibintu byinshi cyane Imena gitera agiye nkorera by'ubugome wazanye agenda yose yuzuye ubugome bw'Imena cyane kuko ankorera ikintu nandika ngewe niko nkora arangije Imena gitero Moses ibintu yankoreye bro shano nyirekuraho imiriro pe ire narebwa nyikura ku bihumbi 6 igera kuri 7,900 mu byumweru bingaye byumweru binga 3 witwa Kiboke Promoter iriya cara Imena gitero yarapfuye ninge wayihaye ubuzima n'uwitwa Kiboke Promoter n'umukameramani witwa Amiyeri ndamubona yego ari kurebye ajya kuyigurisha sinabimenye ntabyo yambwiye none kugira ngo amwize n'ukuri sasa ubwe mu rugo rwe nicaye gutya nagiye kubona mvuye muri douche yego abantu babyumva ukuntu Imena gitwa neza umugore we kuvuga ngo wari wamaze iminsi ngaho nabikora ahubwo ari ikindi kintu iryo kote wambaye itonde turarigeraho ntabwo ndarigeraho Imena gitero ubwe aryama mu cyumba n'umugore akaryama mu cyumba Imena gitero ataha yasinze byaturutse kugisa kugira ngo ajye umugore ngurama umugore akamara ati sindi buguhe Imena gitero ni wa muntu ubona abagore binzo bafite amanyashi yababona mu kabari yababona hehe niyo wabura umugabo mugenze muri kumwe Imena gitero ahita kwirengagiza amatwi akahita yima ayarebeshya n'amaso agahita birebesha kuri wa mugore Imena gitero yakwiraka niyo wabura isi wamubyaye iyo yabonye umugore Moses ni umuntu ubona umugore yego amara agatangira gusimbagurika mu nda kazamuka umuti ukanengo ni umutingi tuje cyangwa se ni serwakira ibintu uvuga ko numva uri kuvuga ahubwo ari mbabarira uri gusura ibyo yakuvuze oya ibyo mvuze se yavuzemo ibihe nje nkubwiye ibintu nzi ubu tuvugana uyimene gitero ni umugabo ufite abana benshi mu gasozi mutari muzi ubujye kubera ko ngo baje kukugereka umwana bakagufata bagatamugireka kuri nibishaka ariko watuje
uyu Moses uramuzi cyane ntago muzi ntabwo muzi mbwira we mwabanye mu rugo byari byose imene gitero n'umugabo utajya uhaha mu rugo rwe kandi wamaze vuga ngo wazanaga bitanu nakazana bitanu mukagura ntabwo ajya haha nayo namuhaga yarambesha ngo nanjye nasizo bitanu kandi yandi namuhaye akabari yahereza ariyo tanga mu rugo iwe wajye mfusha neza icya kabiri utaruzi kuri Moses imene gitero buriya wowe utaruzi pe numuye musimwiza azi no kurimanganya rwose ukabona ko abirimo neza no kwibombarika agira n'igikundiro ku bagore ngo ni cya shitani yamusize ngo ajya atwara abagore babandi yego ngo n'igikundiro agenda abwira abantu ngo mfite ngo imena TV show ngo ni televiziyo ya boostinze ngizwi ningiye musoho igikombe mu gihugu ngo ndi MC of the year yego bishaza kuvuga ngo ni MC w'umwaka nyine ngo ni MC wa mbere ngo ine makumya ngo MC 24-25 ngo bine makumyabiri gatanu makumyabiri na kane agenda abesha abagore ngo niza foni yiha nimero z'abagore ngo niza ngo nkwereke televiziyo yanjye yitwa Imena TV show ukagira ngo agiye kuri YouTube agahita yibipa Imena gitero nawe urabizi kudakijijwe wiza kuva ngo ndi imbobo nibyo kuko abanyarwanda kazi nahoze ndi imbobo wari utu ariko si ugituye yego imbobo yambara gutya ni yahe ariko iryo kote wambaye niri iri kote nambaye n'umugore w'Imana gitero wari imaye uyu mugore w'Imana itarankunda niwe wari imaye yari imaye ndi kumuciki yari imaye turi kugura iki yari imaye ambwira ngo ndagushimira ko umugabo wanjye wamuhinduye ukamukura mu buzima bubi yararimo niyatahaga yararaga amajoro none kuva mwabereye inshuti muri arataha nubwo akomeje uburara ariko arataha yego mu gihe hari abantu bagendanaga na Imene gitero batumaga amana n'isitata tarataha mu rugo iwe navuye mu rugo kwa Imene gitero maze kumwunga n'umugore we basigaye baryama mu cyumba kimwe iri kote niko gashimye bamaye urumva brother yaramubwira ati ni igiki wakorera Noheli aramubwira ati ngiye Noheli ndamukunda katubyumvikana tumuheri no kote Imene gitero abanza kube yanga ariko umugabo arambwira ati ngiye umugabo wanjye ndamuzi niba nagukunze warampinduriye umugabo aragenda arikora muri gari robe ararimereza ikote yajyanye mu murenge ikote yambaye mu murenge asezerana ikote yambaye mu murenge asezerana cyane ko Imena gitero we yavuze ko yari gutije mugiye mu bukwe bwa Pastor Mutesi kubera ko nta kibazo cyo kwamba yanije ukanga kuri musubi nareke kubesha nago namwibye mama umudamu wani wa marino kote muri kumwe urisaza buke nkujyana mu kabari nkugurira amayoga urambwira ngo brother nanjye ndabyemeye warayamuguriye mwana yasangiye narayamuguriye kukura ntago yangurira amayoga urasandusha amafaranga ariko nyine waramuguriye murasangira nubwo n'amafaranga afite muri iminsi buriya yigeze dusha amafaranga hirga nari ifite abantu ngewe man kandi ufite abantu ufite amafaranga rwose Imene gitero murusha konegisi remereye kuza kwiyemera wisaza hangaha ubuza abantu bafatana n'abagore baba ari no kubarongora live niba nasare ariko uraza usara dore yinjiye ameza cyo kunyanga muguze ngo aha narabivuze ku ndongorero umugore barabimbwiye ngo heheta umugore nyirabihakana ngo ndagufashe n'ubu video arambwa ati niba udashaka umuta hanze emera ko arugiye kubikora nubwo utabikoze kandi umugore niwe wajamo barambwira ati profete nyakubahwa mukozi w'Imana umeze neza tihanura cyane ativuga kwivuze nanjye rero numva wa mwuka wari uri muri Dawidi umanutsemo uretse gatoya numva wa mwuka wari uri muri Samusoni watumye Delila mutura hasi numvunjemo unjemo ngira ngo ni izindi muhe kumbi bamaze kunega umushibuka ariko amahirwe njye nshimira Imana ni kimwe utega umutega ikiguruka kiureba abayikoze ubusa byarangiye n'ubundi wimera inyindi gisiga cyo rwarurero rubizanye kuri kamera ntabwo ibintu byose biba reka tujyane gutya wowe ubwawe n'umugore Imena gitero urumva niba umugore ageze ajya kumanura umwenda w'umugabo mwiza yari afite mu yindi yose akawuguhereza akagera ubwo atangira kugusanga mu cyumba wararagamo yambaye harya ngo nakahesha rupe yambaye mu mabere agatangira kuguhobera ngo no kugusoma ibyo ari byo byose nta handi urivugira busa ku musozi ubushuti bwe n'umugore Imena gitero ko bahageze nyuma y'iminsi atagashaka kwirukana waje gukora iki cyaje gutuma noneho adashaka noneho nahava ingizo bishakaze umugore Imena gitero ntabwo umugore Imena gitegeza ava ko adashaka mpaba kandi gitera ari kubeshya Imena gitero Moses we Moses vugisha kuri Moses niwe wanyirukanye umugore akamubwira ati ariko se sheri uyu mwana ko ntacyo atwaye ko wambwiye ko ari muri umuna wawe ko wambwiye ko nta kibazo afite
uramushaka iki imene gitero niwe muntu wanyiruka yashaka kugira ngo anyime ku mafaranga ya cano no kugira ngo anyibire mfite ibintu mani bro biri kwa imene gitero hariyo firigo yahageze ite ko uvuze ko wagiye ujyanye ivarisi y'imyenda akutuza nyine mbwira uko navaga mu rugo kwa imene gitero ngenda nagendaga mu nzu nabona ibyo bitanu nkaza nibase kumva neza ariko hari umugore witwa Muhoza uri Dubai nasengeye ngenda umuhanuzi nubwo dukunda guhura n'ibibazo satani arabahiga niba umuntu wanguriye firigo laptop iruta kano kantu ngo niba ari yanditse ngo niba ari KHB niba ari PHB HP yego niyo wayinguriye Moses ayibonye ubwe arambwa atabagoro bahiki gituma bakugurira ibintu ndambwa ningenda umukozi w'Imana hanyuma nubwo mura n'imyambi ya satani nta waje satani tabasha kurasa imyambi mfite abantu bankunda yego uwo mudamu niwe wanguriye matera ya Dodoma yanditse ni Dodoma imwe iri mu gishashi amaze kuyingurira iri kwa imene gitero angurira agafirigo angurira n'itapi y'umutuku angurira amano dufaranga ducengenda ngura twadukoresha tw'amabase amasafuriya n'ibiki byose birunze kwa imene gitero Moses arambwira ngo ngukorera iki niyi saha nambe arambwiye ngo nguha ngahe kuko niyo yasangwe nayo cyo kirombe ngo nguha ngahe iyo saha turutse yamaye veni ndayanga ntabwo ukumva neza yamaye veni ndayanga arangije ati niza nkamutiza abanda no kumwe ngo bayimwibiye ndavuga ni ntago riri bureme Blaza reka tujye tuvugisha nirya mu gisoro none we arashaka kwifashisha kara ka video yavuzaga agashyira hanze kumva neza none se ndashaka kugira ngo menye ibyo bintu byawe byaza gusigara gute kwa imena gitero yaramwe ngo soka ariko fata varisi soka uve hano niyo wazanye hano soka ugende kandi nkaho buvuga ibici ubwo ngubwo yabivugiye ku busa adasanze wowe n'umugore harakongotse harashije ariko yasanga njye n'umugore twarakongotse uwo mugore we ni zahabu uwo mugore we ni zahabu ntiyagikoye ni diyama ntiyajyanye mu murenge se peti oya nawe wirengera mu buzima bwanjye buretse mbaze nkubwire reka kwigira ibyo mere gitero ari butsiri yankoreye my brother oya bagufashe mere gitaranyita ngo ndi imbobo ari nge nawe wenda kambyemere da nemere gutereta umugore wese nshaka n'umukobwa wese nshaka utari umugabo yanyemere yego utari umugabo ariko uriya mugore mene gitero barasezanye 2023 none suriya mene gitero n'amahana agira agusanze hejuru umugore we wamucika ko ari kunsebye ambeshyera ese uwo mugore avuga ngo ko yavuze kuri siridi ngo namushukiye umugore uwo mugore n'umwana bashuka umugore ubatse imyaka 12 mu nzu akabyana n'umugabo niba naragushukiye umugore nawe yarabishakaga wikiriguza kumbesha cyangwa yaragushutse we kuko uri umwana urumva umugore we yaba ari wanshutse kuko andusha imyaka andusha n'ubunararibonye mu rugo kandi bene gitero njya numva mbwira ngo kwaje kwa pranga uruvire niruhaguruka mene gitwaje ngo mbivuge byose yanjyewe ntago njya kurya uruvire rudaguruka se n'urw'imena gitero cyane n'urw'umugore we rwa imene gitero nose abo bagore banyashirwa birukangamo urwo ruvire rudaguruka simbizi ngo yagezewe ntibikunda niba baramuhaye angara nugeri wowe bipfe ntumbaze kiwe rero nuwango Moses wiza kunwikiraho yakubwiye ko watangije agacano ya mbere urayiriye watangije kandi gacano kitimina TV show bwira abantu bagukore subscribe pe ariko uri kunyitwaza ngo ni ngewe uranyitwaza kubera iki ariko no hari ikintu tugiye kuvugana kandi abantu baze kucyumva neza waryamanye n'umugore imena gitero ntimwaryamanye kubera icyumbaza se mbwira kugira ngo tumenye imena gitero kuko niba uvuga ngo umugore we ngo imena gitero ngo uruvire niruhaguruka ngo ariko ageze hanze ngo ruba rwamubanye ikibazo umugore we niba ararenganye gutyo ndashimira umugore wa imena gitero ko yampaye ikote ryiza nk'iri ese mwaguraga iki ubundi ko ntarumva ikintu mwaguraga cya danje mwaguraga iki eri gukoze neza arahembwa Bereza sindi umukozi we sindi umuri imena gitero urumva ko ibyo avuga ari byo kwa mupfuburiye umugore oya ntabyo yarapfubye se none se ubwo dapfa niba ngo agere uruvire niruhaguruka yagera hanze rukamubana ibibazo ntabwo namanye nawe ahubwo waramufashije narabafashije se sinabarinze sinabunze se bahuraga bashwana nta kintu kize nko kwakira umukozi w'Imana mu rugo iwawe uretse gatoya ubundi Bibiliya igaragaza ngo
Elisa bamwubakira akazu ngo mu nzu yo hejuru ndakubwiza mu rugo rw'umupfakazi ngo byari byaranze ariko Elisa hageze hatera isengesho ngo bihita byemera kandi Imana igeze kwa Abudodomu n'umugore bimukiye Imana bimukiye isanduku y'isezerano isanduku ijya ku buriri yego bwabo bo bajya hasi icyo gihe biba ngombwa ko Imana igira gute ihita ibahindurira ubuzima yego mere gitaro n'ijya muntu twahuye muhindurira ubuzima bro yanyandikiye ngo isi yabaye hari ibintu rimwe na rimwe umuntu avuga abantu bakagira ngo ni ukubeshya abantu bakagira ngo ni ukwikina abantu bakagira ngo ni bya bindi byo gushaka views ibi noneho ngiye nabonye byamaze kugera ku rundi rwego uri icyo bita indasa barakumbuza rimwe barakumbuza kabiri barakumbuza gatatu barambwira turiya Noheli ufite ntabwo umuzi Noheli ni gateranyamiryango ni gasebanyamiryango wowe gateranyamiryango wagiye kuyunga byagenze gute wagereka kubeshya ikimenyetso cyemeza ko imere gitero yarankeneye mu rugo rwe nuko yanshumbikiye nkanahakura umwambaro wiwe uwo mwambaro n'umugore wawuguhaye yawumaye se atabivuganye n'umugore we hoya kandi umubara nabishwaniye so uvuze ngo babanje gushwana ariko agera aho arabyemera ariko mu by'ukuri ariko umugabo atemeye ko kurikira mu rugo rwe wakihakura ubundi reka twigarukire ikintu cyatumye rero uhasiga buri kamwe kawe kose ukagenda ngo kubera ko bagufashe uri gusoma yagufashe gusomana n'umugore we byagenze gusomana si ikibazo na Yesu yasomye abigishwa be gusomana n'ibintu byabo no umwigishwa wawe urani intumwa yawe cyane bose n'abigishwa bawe n'abana banje nigisha reka twumve ibyo wirirwa uvuga ngo biki n'ibiki wirirwa uvuga ngo ntabwo wowe uri icyo bita indasa uri indasa uri umuntu wowe fuburira ngahe n'uwaguha amafaranga fuburira ngahe imena gitero genda umwice cyangwa genda ukore ikintu kibi genda umuroge wabikora ufite ubushobozi bwo gukora ikintu kiri cyose kubera ko wowe mu bwonko bwawe ufite ikibazo uri indyarya wowe inzoka mbi uyiha amata ikaruka amaraso inzoka ni wowe wacyohewe inzoka ni we wacyohewe oya sobanura hano yaguhaye amata niba ari inzoka ariko bavuga ngo indambi uyiha amata ikaruka amaraso inzoka mbi kari we inzoka ya scorpion ahubwo nyinshira y'imitwe ibiri oya mwitukana ntabwo ibyo bintu ari byo nta nubwo avuga inzoka bavuga indambi uyiha amata ikaruka amaraso inzoka mbi nohe yakwereye imbuto ariko urangije ariko izo mbuto yanyereye ni amapera ni amaronji ni indimu izo mbuto yazereye ni imbuto nziza z'ubuvandimwe zo kugufasha mu byago akibo kagiwa mugarura niba wirirwa ubuza abandi amahoro kucyo wumva ko ibyo wikuruye nibikuzaho uzajya gusakuriza abantu wagiye kwa Mutesi wakuye abagore bangahe abantu barabishiganira iwanjye uretse gatonze nkwereke mutaza mujya ngo muzu ariko ngaho ugiye kubihimba sawa niba atari ibihimbano byerekana kankumvisha uburaya bwa imene gitera kuko we ntabwo waruzi reka mwumve reka nshireho écouteur no buraya buturuka ku byagenze gute imene gitera ubundi imene gitera tuvuga uramuzi cyane ntago umuzi ndamubona ne musi mwiza nkuko wabivuze musi mwiza so wabivuze se ko ari musi mwiza njye ko ntaragira ibirori ngo mutumire numuye musi yego ariko ibyo akora ni bibi ari akantu keza wasizeho hano nze nkwereke ndahageze abagabo muri burabo kwese nareka kubivuga uburyo wari wambaye akantu ikiganiro tugiye kugikora duhagaze wararuye abagabo pe nanjye ndimo mfite umugore ntabwo ndi umusore ndimbe buretse gatumva akantu wararuye abagabo we n'imene gitero nanjye ndimo yabwiraga witwa Jackie nyiri Hara TV w'umudivorce niwe yabwiraga aramubwira ngo wa mugore we waneye irari ry'ubusambanyi uri indaya byemere rero
Ndere Imana ishobora byose wa mugore ntabwo nsanzwe ngira irari ry'ubusambanyi pe ariko cyo nararigize pe urumva ntabwo asanzwe ari ngiye ngo uhagaze imbere ngiye muhagaze imbere cyagiye turi gukorana ntabwo ngiye nari mu mwuka w'ikiganiro ariko mbere giti umugore nk'uyu nguyu ureshya gutya umugore nk'ureshya murareshya yesi sindani mpobere kandi mpobere ufite amarangamutima we kamera neza igurusha kamera neza uko baravuga nawe yari ahari kimwamwanya oya jaka kumenye ko ari umumama no byinshi guhama Pastor Claude none urambwira ngo niba avuga ati wa mugore we afata umugore utaruwe yaragiye kwidarafa ati tuzatandukana n'urupfu uwo atarahari niba wataka ingo z'abandi urwo bararure kurinde uri igiti akaba niko bakagiye wamugarura se none waruzi yuko uri igiti uhangaye umugore w'abandi wa mugore we uri umudivorce Jack ni umudivorce tugendane gake aremeye gutereta nunsaze imena gitero muke bwa Pastor Mutesi bamufungira muri toilette hamwe nyuma naburetse kubona mwarafunganwe namugiriye ibanganaga kumushyiramo ambwira ngo numvuga urugo rwanjye rudasenyuka ariko nta rwari ruhari ni kimene gite wowe ubwe wabwiye Jack nyiri hara TV ngo yaguteye irari ngo mu buriri mwaresha we nawe utarindaye ninde mugabo ufite indagaco za gikristo wahangara havaye amagambo kuri social media azi ko umugore bari burebe ikiganiro urimo urumva ibyo ari kuvuga ngo ari kumuhimbira abantu muri comment ngo musi wacu ngo turagukunda nabyo mukunda uriya ni umuntu uri aho ngaho umwinzoga ni umusambanyi uri professionnel mwarasambanye kujya muri kuri professionnel ariko bro waruzi nibindi tubwire imene gitero nareke kuguma kunyishyiramo nabaye iwabo narabigushimiye kandi nanjye hari byo naguhaye byinshi ahubwo wowe wifra gufatira ibyanjye ngo ntege umugore nkuko wamuteze Bosco yimpa yakaguha amafaranga yo kumuzanira indege kandi umugore yibereye mu rugo ari gukaranga inyamasha yaguze mu mafaranga ya Bosco yimpa wamucishije uzi Bosco ari gutakamba kuri ribu yapfugamye ati nyakubaha Moses bwana Moses mbabarira wowe urabizi Bosco yimpa cyane yafungishijwe n'umuntu witwa imene gitero ngo yavuze ku mugore we Moses n'umuntu umva ko bazajya bavuga avuga imiryango y'abandi we yakizana ku mihanda ngo ribamuvuge Moses na hanu na hamwe wajya ngo bure kusanga afite nimero zaho Karongi afite nimero y'indaya nemusi abagomba kujyana nimero z'indaya ese umenya gute ko ari indaya kandi nemushaka kwa muhuje imico singaye n'uwavuze ngo mumeze nka buri karu na buri nguni niba na bintu murimo ushobora kuba muri gushakira subscribers kara gacano yatangiye none mukamwabuze sub mutangiye gusubiranamo nka buri karu na buri nguni kugira ngo approaching abantu nge ndungukira hehe uri kumufasha umuvandimwe wawe se ku buryo umuntu akajya kunsebya kuri ngo mufashe avuze ngo washaje kumubenurira umugore ngo waramupfubuye nawe yaba ari kugushakira abakiriya reka da biki ibo gupfubura noneho nawe ukamushakira izo zapfa nikuyeho kuba inyangamugayo brother naho byagenda gute cyane nge mfite urwego rwanjye mfite aho magaze reka muranasa zino nete n'abantu nago nyiri imbogo izi nete sizo yemera gitero ari yambaye kandi kubakeka derezi ni shokora uze kureba ikiganiro yakoze kuri 3D TV witegereze nizi ngizi izi ni shokora nambaye urandusha amafaranga yansebereje mu marineti mu mafaranga nanjye musebereje mu yandi none uje ikota ari yambaye mu murenge nawe niryo uje wambaye bishatse kuvuga ngo iyo utamugira nta nubwo wambara iri seri subira inyuma ucukumbure nari murambara nambaye nabi bro urasandusha kwambara imyenda yerega barayibye tubyemere barakwibye iri kote ndirizanye kugira ngo mpamye neza ko ibyo mvuga ari ukuri muzi neza kandi tuziranye nge nawe navuga ati byo wenda madamu wanjye ndikumuziza ko yaguhaye rino kote ndimusubize ariko rero kuri abeshya ngo namupfuburiye umugore
ese ubundi gupfubura urabikora ko yavuze ngo niko kazi ko yavuze ngo nicyo kirakukora ngo ntusenga ngo uri umupagani akazi kawe no kwirirwa uzenguruka ngo wapfubye Kanombe baguhamagara wapfubye Kicukiro bavuze kujya burira ari indege kuko umuntu w'umuhanuzi w'Imana kuki wiyandurisha iby'uyu mubiri ikintu navuga baca umugani ngo utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi riri bugufi n'abazanye baca umugani ngo imbwa yiganyije inka kunya mu rugo irabuzira kandi umva ikibazo afite wowe ari kuremera ko ako kazi ugakora birava ngo utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi ushatse kuvuga yuko kuba aka kazi waragakoze utagakoze ugakunze ahubwo ko wabuze andi mahitamo oya ntabwo ako kazi ngakora njyewe ariko hari na audio yawe twigeze kumva nohere ko kantu tukibutseho uvuga tekinike nk'igihumbi ngo ushobora gukora kugira ngo umugore mwahuye ahita atana urugo rwe aguhereze buri kimwe cyose ako kawudiyo urakibuka ubwo icyo gihe wasanga ni nasinze ntabwo nari nyiri umupagani yavuze kandi ko inzoga zikurusha imbaraga ariyo mpamvu n'ibintu byose ukora batagomba kujya babyizera nabo usengera nabo uhanurira ziba ari inzoga zigukoresha inzoga siko yavuze se vino ni umukobanyi uyinyweye agashukwa nawe nta bwenge agira ubwo nawe rero nta bwenge ufite genda gake nibyo yabivuze ko muzisangira nese abakatolike bazinywa ntabwo bazajya mu ijuru bazajya mu ijuru ariko icyo wemera kandi icyo wizera nicyo kigukorera abakatolike niyo bemera ko kunywa inzoga Profete Joshua si umukozi w'Imana Joshua uhe Joshua nyine Profete Joshua uhe se ni ugamba uvishije izina Profete Joshua waho nenya mbona wadafirije bene amafaranga uriya cyane aho kujya umurero bamubwira abashumba bari hano muri Kigali banywa inzoga bajya ku ruhimbo nitukavuga abantu ngo uvuge n'abantu bapfuye bahagaze mubwira abantu banywa inzoga basezeranye ingo kuba naranywa inzoga ntabwo yazinguriye naraziguriye ngewe ubu twakora ikiganiro no kunywa inzoga indese ubu twakora ikiganiro no kunywa inzoga haranditse ngo urwo rushunda ndushyi uruhereza ufite inimba mu mutima n'ugiye gupfa njyewe narasobanukiye kandi ijambo riravuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuko uzaba batura ukuri nakundi ni Kristo sinkizinywa narazinyoye gusa aho nari nasonyituye nari umukarani nari umunyonzi nari imbobo usigaye uri umuhanuzi ubu usigaye uri umuhanuzi ongeraho ngo introductoire international hari abantu bagiye bambura ndi muri analogue bro ubu ndi muri digital dore ikintu ngira ngo tumara abana amatsiko noheli hari abantu bagukunda hari abantu bagiye bakwizera yashatse ngo muhe urukundo ruri yashatse ngo muhe love big yagira ngo muhe love big urukundo runini ruranzwe nakunze Yesu wanyitangiye we unase mu rukundo yagusabaga kumusasira yagusabaga kumusegura yansaraga kugira ngo mbe igitambo mwitangire mu makosa no mu mafuti no mu byakora byose azande kureho imiro ngengire niyo ugiraho ngo ni imfuka kayozo kanje kumunwa nawe fungo muheha wawe erega buriya urushishi ni rutoya wana rusyonye rurubonye ariko rugeze mu mutonzi w'inzovu cyangwa w'intare urakurugutura narwo muri byose dukora nagira ngo mbaze numve noheli kugira ngo abantu bumve na kino kintu imena gitero ibintu ari kuvuga baramupfuburiye umugore abagira amahirwe babona abantu bapfuburira abagore ni ibitoki byapfubye se ndi gupfubura ndi kuhira ni dodo zari zumye se nari ndi kumenamo amazi habundi umuntu utagira ubwenge araza ku muhanda ati umugore wanjye jugujugu ati byagenze gutya hasi hejuru nimugoroba tuganira ikintu wavuze ngira ngo uriya bugambo bwawe wavuze ngo pokino bosco yipaka bushyira kuri kamera ninde wari wabukuvugiye ntabwo wibutse amajwi avuga ngo pokino ari guteretana n'indaya ari niyo majwi bosco y'impasi zanze agatuma amujyana muri ribu se nibyo ngibyo umuntu witwa kamarade bahure kuri hoteli imwe we n'umugabo n'umudamu witwa Karara bavuga ati noheli tuzamure kureho imiro ubu muzabona kamarade nawe ari kumbagagura kuko yahuye na imere gitaramuguru ubuyoga bwa make bwa bundi bwa nakigera bwa suruduwe bwa mukuto mwice ariko ku kibazo nyine kukubaza uri kukwepa ibibazo byanje nimugorobaho wavuze ngo umugore w'imena gitero ngo amwita igihwinini cyane kuki amwita igihwinini ese igihwinini ni iki cy'ubundi ubone imena gitero
nta mugabo ugomba kurara mu kabari ngarari mu maroge afite umugore afite urugo afite umuntu ibintu ntibibaho nta n'umugabo ugomba umugabo arigira yakibura akagapfa yego wowe ko watangije nge nacetse ko imena igitera ahubwo ashaka kuntwikiraho andekuraho imiriro nsebya kugira ngo kari agacano ke kitwa Imena TV show oya mwabyumvikanyeho nicyo kintu ndi kubona muraza gukira n'amarangamutima y'abantu twabyumvikanyeho ndungukira kuki iyanjye ntabwo iheze mu gihumbi MTV show niheze mu gihumbi mwigeze muyipininga se rimwe ndabagaburira mwirwa mwanga mutamira mushyira muri izo ndazanye no mu bifu byanyu bamwe murajya kubikuza $1 ngenda aho ndasamye mwarangiza ngo twabyumvikanye gushwana na Imena igitero nge twashwanye pe twashwanye kandi biri serious buriya nakinira ku kindi ko sinakinira ku buzima bw'umugore wanjye ngewe ndamutse mufite Imena igitero neretse umufiyansi nari mfite ngo ngwiki w'umuganga ibutare bikarangira amubwira ngo ndi imbobo ndigegera kamujya mu matwi ari no yamajwi nasize hanze nkayarekura kubera agahinda uwo mugore akima ko ati sinakwemera mukuru wawe yambwiye kuri imbobo Imena igitera gutangirira n'umufiyansi bari mugiye kubana kamera zawe nitaye mwana banza usobanura ibyo bintu utegeka umuntu ibinyoma wowe Imena igitera uramuzi cyane umuzi ntabwo muzi ngewe mubona kuri ahubwo nadakizwa zarimbuka wowe se ubwo urabona uri mu mwanya mwiza koko nohe wo guca imanza ariko nari mu mwanya mwiza sha ubundi wowe bite byawe wengera ngo tugane mu biki bituma muza mwigira abantu badanje mukumva ko muratabavuga hoye nge ntabwo ari cyo cyo kubimama tuvugaho noneho nari bunkangishe ngarajya muri RIB twubahane niwe wanangiye waje kuri kamera uranshotora ujya kuri 3D TV Rwanda kwa Mika undekuraho imiriro nari maze imizi nihanye bati noheri ndakana keza none dore satara mu mavuta y'Imana sinzongera gusesengura abantu sinzongera kurekura imiriro arangije dayimoni namubwira ni ingaruka z'ibyaha wakoze mutindiza niba ari dayimoni turowansi mere dafite abadayimoni batatu afite umudayimoni witwa turowansi afite undi mudayimoni witwa bwenge bw'isi burafite ubwenge bw'isi butazagiye cyo mu marira ariko umudayimoni witwa turowansi wo gutura hasi ni umudayimoni uri muri we arangije aranangira bro niwe wanangiye Imena igitera abona umugore yabona umugore mwiza wese hamaraga itazamuka mu ndu yabona gutya agasuherera ukagira ngo ni cyakira gakira ukajya umuriro bakita ngo nyiragongo niki ngo mbwira uwo mugerera nkubwire uri we kugira ngo mwuga buri yabufite mwari muhuriye shingiye ko bakunda braza none se wari kosa afite ngiye gukunda abagore hari intambwe 3 zituma nemera abagore mbakunda ubimariramo intambwe ya mbere ngomba gukunda abagore nibo batubyara nabo nibo bamubyaye kabiri baraduhekeye babyari igihugu nawe baramuhekeye intambwe ya 3 abagore batubyarira abana nawe baramubyariye ngo se wararenganije rero nuko ndi amusingo nzashaka naterese kuvuga ngo naheri ngo yaterese ngasaba bizu namaze ndabyemereye wayisabye umugore wandi wubatse mu rugo rwe nemereye gusaba bizu kuko nacyari umusore nemereye gutereta nkarambagiza nkashaka ariko Imena igitero ni ariko abashatse kandi 5 uterinda biravango ariko rero hari ijambo akunda kwireguza ry'uburaya yasize muri we yaravuze ngo ko umugabo yarashatse umugore ngo afite umugabo ngo n'abana ngo nibivuze ko inyama yo munda ngo barasezeranye ngo inyama ngo y'urukundo ngo bayimuvanyemo nibyo birahora agendana ariko mushobora ko ari ibintu muhuriyeho ese ibintu muhuriyeho na Imena igitero wabonye muhuje imico ni nk'ibi byari byose ntago ari byiza kuko ntago none se atari amatiku nyine duhuriyemo ese urabona ari meza oya nawe ari meza hari ibindi bintu biri tipiki ibiyese muhuriyeho gucyungwa gasoporo no wongere ndaza nibi video byo ku murongo ndabirekura Imena igitero video zose buratsi gatoya suko umutera ubwoba nturi bumwange ngo ndajya muri RIB nibonye nuri bwongera kwisaza ucanganyukisha niwe wambanjije nyereka basoga abantu barebe kigano niwe wambanjije uranangira yaguhamagaye yego niwongera kuba ikiganiro ibi video byawe ku murongo ndabita hanze video ziki kandi ndabirekura kuri channel yitwa MTV show niho mwese murabikura ndi imbere y'Imana kugira ngo naye niteze imbere neze nkubeshye
nawe ararekuriza yavuze ko ntafite izaba iyo uri kumusambanyiriza ngarajya kumena agufatana n'umugore wawe irahari ese reka nkubaze ujya gusiga izo firigo urwandiko bakwandikishije ngo rwemera yuko bagufashe uri kumuhehetera umugore ukumusomagurira umugore kumubomora warangiza bakakwandikisha urupapuro ntabwo nigeze mbomora umugore warambeshye na kimwe cyawe kiri muri ranzu uri bukure ntabwo namubomoye wangu ariko ubundi yatinda gato wari kubirandura umuntu Iravani igere gusenga ndabona abantu batangiye kumpamagara. Allo? Ndi mu kiganiro ndaje. Urikumva neza? Ase ubundi iyo Imana yitera atazira ku gihe byari kuba amahoro. None zagifite imbaraga ziruta za Samusoni. Oya. Fite imbaraga se ziruta iza Dawidi wabonye muka Uriya akicisha Uriya umugabo akanamurongorera umugore. Nje nambaye inyama n'amaraso blaza. Wenda byari kuba bakanamfatira ukuri. Ahubwo ikosa mushinza kucyo utatinze. Nguzo bivugira ukuri unsebereza ukuri. Asanga umwoneye. Ntana cyarangiza ngo narabikoze. Wowe ufite umugore mwiza urimo uramutega abantu. Hari uzamutega rero amurongoro unahagaze haranusara bakumira amajigo. Imena gitaratega abantu umugore usibye byo uravuze ngo bya Bosco Empire nabe tumishe bidafatika nibyo byawe ufante nibyo byawe twumvishe Jensu nindi umugabo wanze kuvuga yamuteza murya miliyoni Imena gitara ayaka miliyoni umugabo cyane byagenze gute oya ibyo byo reka tubere oya wibireka muri showbiz nakubwiye ngo namuhaye gasopo niyongera niyongera uramuvuze se ntabwo ndi gutwika Imena gitaracuruza umugore we ngo amucuruza ushaka uburi inshuti y'umugore yemene gitera kunateye akabona ko wagizemo akantu kubuhehese ku mugore cyangwa se ushaka kumusagarira mwifuje ukuntu bitakubwira ati uri umugore wanjye ni umupampe bati ndamukuraho miliyoni kandi cyiza cye ntabwo atumubikora ashobora gucuba gutya gusigarana agata aza agata barya ifoto bati singiye bene gitero nta shuti nzima agira uretse ngewe twashobokanye muhuje imico n'imyifatire inshuti yose igeze iwe akabona afite umugore w'intama witurije w'umwana mwiza pe ariko umugore kumuvuga neza blaza amva nkubwire ariko dusoza ikiganiro mama system ngo bimeze bite naho butaha oya reka aho kantu gasoze kugira ngo ure kugende ngewe nakubwira ngo imene gitero ntabwo umunsi wanyicaje kuzuba none dore ndaje kugurira kamwe gakonje nta kibazo uraje umwe rimwe rikonje iri kirimwe icupa rya fanta ako ngewe uransetsa bro si fanta zumwa se ari iki mbona sikimana mbona aho wari utese ugituye cyane Yesu yarakwimuye ndumva ikigana twacumbikira ha tuzagaruka ubu ariko nge muhaye gasopo nire jambo babwira nire jambo babwira umugore w'Imena gitero umugore we nawe arabizi ko umugabo ari kumbeshye nta mibonano yabayeho cyane ariko ariri hafi none se ngewe ko inyundi bacuranye igendana wa muhungu we ko ntari ikiremba ko Imana yangiriye neza kama ubuzima buzira umuze icyamfite ni iki nicyo kintu twibazaga twese Noheli hari ikintu wicuza ku mubano wawe wagira mu gihe wamaranye na Imena gitero cyane iki wicuza Bibiliya bangwa akagoko k'iburyo ni gakora imoso ni kabimenya shimye ko wancumbikiye shimye ko wemeye kumfasha mu buzima bugoye kuko nibyo ariko se kuza kubwira isi yose ko wancumbikiye bansohoye ko mushiki wera nakwirukanye kuki wananirwa n'abavandimwe blaza ngewe ndi imfubyi itagira mama na data yanabigucyuriye ko bavandimwe yanabigucyuriye ngo wampfubyi witagira n'uburere isi gatebe gatoke nawe nahumura ari Rwanda natagenda mbere azagenda mbere y'abandi twese nago tuzatura nk'umusozi tuzapfa icyo ni ikintu ngomba kumubwira kandi kuba narabuze ababyeyi singi wabigizemo uruhare ahubwo igihe Imana yandikiye umuntu kigeze umuntu arataha wese ufite nyine na se nk'uko bivuga we amaziki Hoje si ikintu cyo kwirata kuko we nibwo ataba imfubye n'abana be baba imfubye so rero ntabwo ari ikintu cyo kuvuga haracyo ni ikintu kibi cyane yavuze ariko waramusagariye ku mugore we warahemutse ntabwo namusagariye waramusagariye ntabwo namuteye wabaye karibu mu rugo iwe arambwa ati ngwino hano
noneho ufata inyama uzishyira hari ubwira imbwa ngo ntuzikureho ndagiye kandi buzirinze cyane se uri imbwa barindishije inyama ahubwo nabaye imbwa nziza sinazikuraho ngewe bwa mbere mu mateka imbwa bayirindishije inyama ntizirye cyane waba imfura izina ry'Imana arangije aza kugira ariko ngo wari usigaye ngo utaha mbere ngo ukagenda ukajya guca inzara umugore ukajya kumwoza ibirenge ngo inkweto ngo y'umugore ngo nzi ngo ababazwa nuko nzi ngo nimero y'inkweto umugore we yambaye ngo wari usigaye umuzana utuntu tw'utugift ngo umwica mu mutwe umwica mu mutwe gitera akaba ari inshuti yanjye umugore ni umuryango manumvise ngesho ryanjye manareba agahinda kanjye agahinda ufite nuko utabashe kurya izo nyama kandi zari zihari uzi ijambo kakajwi yavuze ngo banzuhe hayo waneye abajya ku murimo babona aho banyura iyo ni korari y'igoma hakurya hari banzuhe hayo waneye dore haranyerera batayicaramo imene gito nabanza he hayo yaneye ibindi bizaza yo ariko nohe nkubwiza ukuri ngiye ikintu nkuye muri kino kiganiro ikintu cyakubabaje nuko banza umugore mena gitero tugize ugera ku nyigo kandi ngo waguze inkweto ngo waciye inzara wogeje ibirenge kibira ngo bati mu mbabare naragikoze kandi rusibiyeho ruzanyura rusibiyeho ruzanyura bye ntago mbisi gusa Moses sinkwangamana bino vuguruze bino bintu vuge kuri kumbeshyera ureke kunkara biko nsiga umwanda kuko buriya n'umupangu nkapanze nemera gitero nimbwa kenshi ukayimara ubwoba kandi yimbwa yirukanganye kenshi kaguhindukirana igucamo kabiri urakoze cyane urakoze nuguma kunshinja ibintu ngo narabikoze ntabyo nakoze uzatuma ngira umutima nk'uwasahuri kandi nari pahuro mbese ubu nta kintu uravuga ntacyo ntabwo ndavuga akwita makayaba kwita imbwa kwita ingegera kwita ngetura makayabu niwe itazi gucunga ibyayo neza werera kubwiye ngo we imene gitero kira mutu na muzigo wake bishatse kuvuga bivuze ngo buri muntu n'umutwaro we yarakunaniye kurinda umutwaro n'umuzigo wawe urawumutwazaho gakeya ariko bigeze noneho nakubereye mwizerwa nanakubera porowone ushatse kuntesha agaciro imbere y'abantu byari ibyo nayo magambo wari ufite wowe ntuzi no kurinda urugo rwawe warangiza nese uko Moses baramuroze iwe mu rugo ntabwo isaki igibika bararaga mu byumba bibiri bitandukanye ku kibazo cy'isaki itabikase cyangwa kuki nkajyamo hagati bagaza kubisobanura nkabunga nkabandi ufite ikihe kibazo amasengesho maze imisi ngusengera y'imisi ibiri wowe nguha amazi nasenge yuyanywa mbi wawe ngusengera ngo urebe ko byibura wakongera gutanga ibyishimo mu rugo ngo urugo rubemo amahoro n'umunezero none byishimo birabonetse nakujugunya mbwira ukuntu umugore yaguta mu burira akaza kureba umuntu acenye gisume nivire muri dusha akaza kundeba niba koko udafite abazimu baguteye bakwicayemo ese burya Moses we wakoze mu kanwa k'intare uri gukirigita mu menyo y'intare yatatse nabi cyane sikuri abataka bro kwivugisha ngo makayabo ngibi nabonye afite video yakoze komera TV show ngo areba ngo igikomera kwe mudende akoye model ngo areba ngo ibyo ngo nakwe muri karisimbi se hekenya hushone humirikire mu nda turebe bamivugisha by'ibikombe n'ibicyo bundi habundi mwafashwe ryari mwatewe ryari imyuka y'abazimu n'abadayimoni zagiye bataka nimara kubataka muze musakuriza abantu ariko nohe wasabye Imana imbabazi ko uri murarengera abantu bari bagushimeje no bino bintu rukoze ntago abantu babikunze indese gusubizanya n'imena gitero ntago abantu babikunze kuba namushubije utisobanuye ntabwo abantu bamenye ukuri kwabo nkaburi abantu kuri siridi batatse nohere n'umusambanyi nzingwe 5 yasenye nohere arabikora arakubeshya rase muri mwese utarakoze icyaha nashyira gatoki hejuru tumurebe muri abanyabyaha niba mutari abanyabyaha Yesu yaje kubapfira kubera iki biravuga ngo nukuri ibyaha byacu nibyo yashenjaguriwe ibicumuro byacu n'ibyacumituwe icumu ryo mu rubavu ntuburi byigisha bikurengera ntarangiza ngo mwese mwakoze ibyaha nimwashyikira ubwiza bw'Imana muri abanyabyaha
muri abanyabyaha ariko hari ibyaha hano ubwami bw'Imana bukiri bugufi. hari ibyaha binukira Imana. Nohe niba ugiye gupfubura umugore w'umugabo agasenya, ariko se nkubaze ubundi wariye ruswa bagutamitse itafari rishyushye uranshinze ibyaha waramfashe. oya ni urugero ndi gutanga ku byo Moses yavuze. njyewe ikintu kimbabaje nuko ari kuvuga naranamubomanye ngo bivugishe ukuri. noneho warabomoye wabomora cyane ukavuga ati birabishye biraryoshye. niyo mpamvu Moses ibi bintu nibyo nabwiye niyo Patrick Nganzo cyagihe ndashaka usubira muri MC uve muri ibi bintu by'imihanda urangaruye nari nihannye nasabye Imana imbabazi ko nazagaruka mu matiku none yangaruyemo we petit Moses mene gitero we Petit kana ari grand frère wawe toka kure wakibwa wese nkunda birabi wakibwa nkuko wavuze ngo ni ikibwa nawe wakibwa niba uri gutwikira gacano kakitwa Imena TV show gatwikira unshingukeho kandi ubwo nge naratashye nundi munsi ujya ucungana n'ururimi rwawe. nohe reka twereke utaza no kurengera niba ari ikintu wasaba Imana imbabazi gisaba imbabazi. nta na kimwe saba Imana imbabazi rangaje ndi gukoresha ndi umuntu nambaye inyama n'amaraso. Moses yaramemukiye anyiba ibintu byanjye yagufasha umusambanyiriza umugore agaciro ke nakibye kandi yakagurishije kitwa Imena TV show. ese umuntu agufatira ku mugore wawe wamworohera wamutema ni bangahe bafashe se bari kuryama n'abagore babo wowe wari ufite ikikurengera ufite ako gafirigo wari ufite iyo matera wari ufite ibyo biki byose byari bihari n'iyo mashini urangije urabitanga kugira ngo urokoke. ubu nta mupadiri nzi se watanze akamodoka kubera ko bamufatiye ahantu. wowe ko waratanze agafirigo wari ufite baguseke se? njyewe ubu nsigaye ndi hasi nta kintu kimwe na kimwe mfite kubera Moses, kubera ko waraniwe gukontorora irari ry'umubiri wawe. yagufate ku mugore we ariko mfate ku mugore nigeze mbikora. ariko warabigerageje wari uri hafi. ariko ari nakubwiye ngo uwo mugore kavuga ngo namushukiye umugore nkajya mujya mu matwi ngo nkamubwira amagambo. uwo mugore babwira amagambo ninjije. abagore bana n'inzabya zoroshye kuryama n'umugore we nawe umugore akashaka kubyemera ubwo umugore nawe yarabishakaga. si byo se? si ibyo kandi ngende umusore mwiza wifuzwa n'abantu benshi kandi uzi icyo akora. talent bro, talent mu kuririmba. itara yiheze ariko ubundi urane uzarebe Moses ugenda agera atera amanota ngo ameze ngo kujya ubanza urebe umwana nkanjye umusore ufite icyerekezo. Yesu Kristo we jya ubanza undebe ntabwo ndi umuntu upfa gufatwa ngende umusore ugomba guhabwa umugisha w'Imana. bakunze b'Impanuro TV ndabakunda cyane Imana ibahereze umugisha. Shalom bye urakoze. ugiye hese ubu ngubu? ngiye mu murimo w'Imana. Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.